Hello friends, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. Ariko uyu munsi ndashaka kubaha ka bonus kameze neza kabisa. Uyu munsi nshaka kubaha internet y'ubuntu idahagarara, itarimo advertisement, yihutira ku muvuduko wa gigabyte enye cyangwa 4G ndetse na 5G. So icyo usabwa, reba hariya hasi ukande kuri nimero ihari utwandikire nimba ukeneye kugikurikirana utundi tu update twakugirira akamaro mu buzima busanzwe. Twandikire tugusevinge, ukurikire advertisement tunyuza kuri status zaba zo gukorera amafaranga cyangwa utundi tuntu tw'udukoryo nk'utungutu. So ngiye kubereka internet nziza cyane, niwumva wishimye cyane kandi na subscribe ubwo niwumva bikubabaje ubwo nyine nabwo urigendera tu ni kwisi imeze nyine ubwo ndabona kugiriye neza wenyine nta kintu urawinyituye ariko ntari bitu. Hanyuma icyo usabwa gukora kugira ngo ubone no internet za muri Play Store. Hari umuntu utagira application ya Play Store, twese turayigira kuko abenshi dukoresha Android. Sinzi iOS ko bimeze ariko ku bantu bakoresha Android, simukadi yari yose waba ukoresha wakoresha internet. Urebye nta na simukadi ikenewe, fata simukadi uyikuremo uyijugunye kuko ejo bundi MTN rwose yari turembeje. Umuntu arajya kugura megabyte ugasanga zari kuri 5, mu cyumweru kimwe zigeze kuri 7, mu byumweru 2 zigeze ku bihumbi 20, bakajya baguha giga ebyiri ku munsi zibumbi 20. Ariko aka kanya reka dukemura iki kintu. MTN nibimaze imisi duhangayikisha, natwe reka tuyihangayikishe. So ngwino muri Play Store yawe ukande kuri search normally, search ni hano, alright. Hanyuma numara gukanda kuri search urandikamo ibyo ngiye kukubwira. Ugiye kwandikamo 4 inyuguti ndende G, turi kumwe. Hanyuma usiga kanya, banza ijambo bita force. Ku muntu utazi icyongereza ni fa na o na r ngufi, okay. Hanyuma na c na e. Ku muntu utazi icyongereza usiga kanya cyangwa space, nurangiza ushyire ijambo bita r. Tubikora mu nyuguti nkuru r t e, randende na ta na e ndende, turi kumwe. Hanyuma urahita uyibona yizanye ningi yanditseho ngo force LTE only, ni yingi dore ni bari yo mukandaho, okay. Hanyuma application yawe ni yingi, nubona application idasa gutya itari itinze gutya umenye ko wabyishe. Kanda kuri install western application yawe, hanyuma utegerezeho gato. Ubaka kanya ndi gukoresha n'undi ya internet, ariko reka nze nkure hiriya wifi, nkire no mu kadege kugira ngo mubibone neza ko internet ikora 5 kuri 5. Ibyo tugiye gukurikizaho wifi nyikuyeho, okay. Dore ngizi nyikuyeho zose. Hanyuma dushyiremo n'akadege airplane muri kuyibona, dore nkizemo akadege, okay. Ntimuri kubona akadege kacu hari ruguru, ndakeka muri kukabona. Dore ngaka ari akadege kacu kariyo ruguru hejuru, bivuze ngo nta internet iriho kandi nkeneye gukoresha internet n'ubundi nkoresheje iyi 4G yanjye. Hanyuma ngiye gukanda kuri open kugira ngo mfungure application. Muri kubona ukuntu ifungutse, ntuza kubona idafungutse gutya umenye ko wagize gute wabyishe. Hanyuma urakanda hano muri accept usage policy, then ukanda hano handitse ngo get started. Hanyuma nugera ahangaha rero tugezaho usabwa kwitonda. Nugera ahangaha icyo usabwa gukora ni iki. Hano harano handitse ngo method 1 Android below 11. Nimba telefone yawe ari Android version iri munsi ya 11, uraza kunyura kuri aka kantu, nikuraza gukandaho. Hanyuma nimba Android yawe iri hejuru ya version ya 11, ndi kuvuga version kubera ko hari abantu nyine wenda baba tumva like English or French, gusa uraza guhita ukanda hano. Ngiye rero telefone yanjye iri gukoresha Android iri hejuru ya 11, ngiye gukanda ahangaha, okay. Hanyuma ahangaha ho muhitondere kuko buti imwe ndi bukandi tuhita dutangira gukoresha internet. Hano ushobora gukanda ugakora n'amakosa ugasanga na telefone n'ubundi biteje ibindi bibazo. Reba ukuntu bimeze, turi kumwe. Reka ntangire. Manuka hasi witonze. Ikosa rimwe ushobora gukora bishobora kwangiza byinshi. Reba hano handitse ngo hano mobile radio power, nimba ari mu Gifaransa ariko babyita mu Gifaransa simbisi ntacyo nzi. Muri kuhabona. Hanyuma muri kubona aka kantu gahari, aka tugiye kukavivura my friend, tugiye kuvivura kano kantu, alright. Ndakavivuye. Ako kanya nkimara kukavivura, turi kumwe, internet yanjye igomba guhita ijyaho, okay guys. Muri kwibuka akabuto nababwiye ko mugomba gukandaho kamwe konyine. Ubwo ku bantu byanze hari akandi kabuto musabwa gukanda, muraza kunyandikira kuri nimero
iri munsi y'iyi video, munyandikira ariko kuri WhatsApp kumamagara wapi, then iraza kubafasha mbereke uburyo nako bagashyiraho ako ngako nako bagakora. Ubu aka kanya internet yanjye yamaze kugeraho, nzamuye aka konyine internet yanjye yahise ijyaho. Nimba idahise ijyaho, remember ko ugomba kunyandikira. Ikindi niba ubyifuza nyine n'ubundi nyandikira, tumenyane twibere inshuti, mujye mukurikirana amakuru y'uburyo twakorera amafaranga online ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane. So thank you so much for watching this video. I love you so much. I wish you to get money in this crypto space and in this modern technology. So thank you so much for watching this video. See you. But I forget. Nibagiwe kubereka ko internet ikora. Simubona ko harimo akadege ari hejuru. Reka tujye kuri internet turebe. Let me open YouTube. Okay, ahangaha harimo akadege muri kubibona. Reka mfungure YouTube murebe. Simubona ko hakirimo akadege hari hejuru, ariko muri kubona internet yangira irahita igira gute ifunguka. Playing video murebe se. Nayo nayi playing nari bimo kareba tu. Reka playing nk'iyi ngiyi turebe, ariko ahantu ndaza kuhahagarika. Ubona ko internet ni umurabyo ntihagarara. So urabona ko harimo akadege se, no kuri WhatsApp wagiye ugaca 3, nta kintu na kimwe utakora. Bro, have you seen that the internet is very clear? Internet iraryoshye imeze neza. Aka kanya nagira ngo musezerere MTN natwe tube tuyihangayikishijeho gato mu gihe batarakora configuration zigomba gufirewallinga cyangwa kulimitatinga iyi internet, ariko bishobora kubagora tu nkurikije uburyo azira configuration nazibonye n'utundi tuntu tw'udukwe turimo. So mugende rero mukora ibyo bintu hanyuma mutangire gukoresha internet, munanyandikire twibere inshuti. So thank you so much for watching this video. See you. YouTube irakora n'izindi mboga zirakora guys, as you see here. Then dukorera amafaranga dufite na internet isesuye.